Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze mwe tubana umunsi ku wundi, nizere ko umeze neza aho uri hose hatandukanye. By'umwihariko nshimire wowe wamaze gukora subscribe, ngushimire nawe kandi ugiye kuyikora nonaha kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi tukugezaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'amakuru atandukanye. Uyu munsi rero reka tujye mu buzima busanzwe turebere hamwe bimwe mu bintu wakora bigatuma umunsi wawe ukubera mwiza mu buryo utakekaga. Akenshi usanga iyo umwaka utangira abantu baba bafite imigambi mishya ndetse n'imishinga bifuza kuzasohoza ubwo umwaka uzaburangira, ariko ugasanga igituma bagera ku byo bifuje ari uburyo bakoresha igihe cyabo. Hari abagikoresha neza, abandi bakagikoresha nabi, bityo ibyo bari barihaye kuzageraho ntibabashe kubigeraho, ugasanga umwaka urangiye ibyo bifuzaga batabigezeho. Nkuko rero nari maze kubigarukaho muri aka kanya, reka turebe bimwe mu bintu wakora kugira ngo umunsi wawe ugende neza. Urabizi ko uyu munsi wawe wagenze neza bigufasha gutanga umusaruro mu byo ukora, bityo ko iminsi igenda ihita indi igataha bikagufasha kugera kuri za ntego wihaye kugeraho mu mwaka cyangwa se mu gihe runaka washyizeho. Buri wese ashyiraho intego yihaye akagira n'igihe aziha. Haravuga ati mu kwezi ngomba kuba mfite iki cyangwa nageze kuri iki, undi akiha igihe cy'amezi wenda 6, undi akiha umwaka, undi akiha imyaka 3. Bityo uko umunsi wawe umugenda neza n'undi ukagenda neza, bituma cyagiye wihaye ibyo wahize kugeraho ubigeraho mu buryo bworoshye. Icyambere rero ni ukugabanya uburyo ukoresha amatelefone. Aha ariko turavuga kuri ba bandi n'ubundi akazi kabo cyangwa se ibyo bakora buri munsi bitabasaba gukoresha telefone. Urugero, hari nk'umuntu ukora mu bucuruzi usanga abakiriya be baba bamuhamagara ari bavugana nabo. Aha turavuga ba bandi bakoresha telefone barangariye ku mbuga nkoranyambaga. Ubushakashatsi bwerekanye ko mu masaha 8 abantu bamara bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ari hagati ya 3 n'8 baba bahugiye muri telefone. Kuva rero kuri telefone ugakoresha ayo masaha mu gukora siporo, gusoma, kwandika, kwiga ibintu bishya, guteka cyangwa se guhura n'inshuti zawe, byatuma wunguka ibintu byinshi bishya bigufasha muri uwo munsi. Ibindi rero bavuga bikwiriye kugabanywa ni ugutinda imbere ya televiziyo, gukina imikino muri telefone n'ibindi bitwara igihe mu ikoranabuhanga. Aha bakugira inama ko wagabanya igihe ukoresha ibi bikoresho byose by'ikoranabuhanga mu gihe atari mu kazi, uhugiye ku mbuga nkoranyambaga ukina iyo mikino yo mu ikoranabuhanga. Hari amagame aba mu matelefoni, hari ayo bashyira mu mamashini, hari ama PlayStation. Ibyo byose ni ibintu bishobora kukurangaza, nyamara cyagiye wakabaye ugikoresha wunguka ubundi bumenyi bwagufasha. Ikindi cya kabiri bagaragaza ni ugufata umwanya wo kugenda n'amaguru. Bitewe n'amasaha umuntu amara yicaye imbere ya mudasobwa mu biro bye, ubwonko bugeraho bukanebwa. Abahanga bagaragaza ko burya umuntu aba akwiriye gufata akaruhuko uko bimushobokeye kose, akaruhuka kugira ngo ubwonko bwongere busubire ku murongo. Bavuga ko burya guhaguruka ugatambagira bikemura ibintu byinshi muri wowe, kandi nta mpamvu yo kwirengagiza isano iri hagati y'ubwonko ndetse n'ibirenge. Iyo umuntu arimo kugendagenda, umutima utera byihuse, amaraso agatembera neza, umwuka mwiza ukagera mu bihaha ndetse no mu bwonko, bityo bikaba byagufasha gutuma ubwonko bwongera gusubira ku murongo. Icya gatatu bakubwira mu byo wakora bikagufasha kugira umunsi mwiza utanga umusaruro ni ukumva umuziki. Hari impamvu nyinshi zituma bavuga ko kumva umuziki bigira akamaro nko gukora siporo, akaba ari nayo mpamvu umuziki wifashishwa muri siporo zitandukanye. Bityo rero bakavuga ko burya umuziki utuma ubwonko n'imikaya bikorana neza igihe cyose umuntu ari gukora siporo cyangwa se ya myitozo ngororamubiri. Abahanga kandi bakemeza ko niba umuziki ufasha umuntu kuba yagira umuvuduko mu myitozo ngororangingo, ari nako abantu baba bakwiriye gukora urutonde rw'umuziki bakunda, ukabafasha gukora akazi kabo bashinzwe ka buri munsi. Bavuga ko kandi niyo waba ukora akazi kagoye cyangwa se udakunda umuziki, burya umuziki ushobora gutuma ugakora neza kandi vuba buri munsi, bityo bikagufasha kurushaho gukomeza kuryoherwa uko umunsi ugenda usimburana n'undi. Icya kane batugiraho inama twakora kikadufasha kugira umunsi mwiza ni ugukora ikintu kimwe ukabanza ukakirangiza. Mu busanzwe usanga abagore cyangwa se abantu b'igitsina gore ari bo bafite impano yo gukora ibintu byinshi icyarimwe kandi byose bikagenda neza. Gusa aba bahanga bagaragaza ko burya nubwo waba uri igitsina gore, icyaba cyiza ari uko wafata ikintu kimwe ukagikora ukakirangiza ukabona gukora ikindi. Nk'urugero batanga bavuga ko nko gutangira ibintu 10 ntugire na kimwe usoza ari ikibazo gikomeye cyane, kuko guhora usubika ibintu nta na kimwe usoje bisobanuye ko uba urimo guta igihe cyawe. Nubwo byagorana ariko burya ngo ni byiza gusoza umunsi ugaragaza ko hari icyo wagezeho.
ahangaha ni hahandi usanga umuntu yafashe ibintu byinshi akabitangirira icyarimwe, yabigezemo hagati agahita yibuka ko hari ikindi atakoze. Ariko aha hanini biba byaratewe n'uko ibintu byamubanye byinshi, hari iminsi ye yagiye igenda nabi, ibyo yagombaga gukora mu munsi wabanje akisanga atabirangije, nibyo agomba gukora uyu munsi agasanga atabirangije, bikirunda ku byo agomba gukora ejo n'ibyo agomba gukora ejo bundi, ugasanga bigeze ku wa gatanu ibintu yagombaga kuba yarakoze guhera ku wa mbere byose nta na kimwe yasoje. Ahangaha rero niho usanga umuntu ibintu byamubanye byinshi akisanga bimunaniye kubikora. Aha rero bakugira inama yo gukora ikintu kimwe ukabanza ukakirangiza, ukabona gukora ikindi nacyo ukakirangiza ugakora n'ikindi. Icya gatanu, ni byiza kubyuka kare. Aha batugaragariza ko abantu bagera ku bintu bikomeye kandi ugasanga bishimye mu buzima bwabo ari abantu baba barimenyereje kubyuka kare. Niba rero ushaka ko umunsi wawe ugenda neza, bigusaba kubyuka kare. Bakavuga ko ari byiza ko umuntu abyuka amasaha 3 mbere y'uko akazi ke gatangira, kuko iyo watinze kubyuka umunsi wawe wose uwumara ufite igihunga, mbese usa n'urimo kugerageza kwishyura amasaha aba yagucitse cya gihe watinze kubyuka. Rero bakubwira ko ugerageje kubyuka amasaha 3 mbere y'uko akazi kawe gatangira byagufasha gutanga umusaruro ushimishije kuri uwo munsi. Icya gatandatu, ni ukwimenyereza koga amazi akonje. Aha birareba abantu benshi batinya koga amazi akonje. Abahanga bagaragaza ko koga amazi akonje mu gitondo bigutandukanya no kuba wakwifuza gusubira mu buriri, bigatuma wumva ufite imbaraga ndetse bikanagufasha gushyira umutima ku kazi kawe ugiye gukora. Abahanga bakavuga ko amazi akonje atuma amaraso atembera neza ndetse n'umubiri ukagira ubudahangarwa. Babandi rero batekereza koga bagatekereza amazi ashyushye, murumva ko mugirwa inama ko mu byagufasha ko umunsi wawe ugenda neza ari ukwimenyereza koga amazi akonje. Icya karindwi cyo batubwira ko tugomba kwitoza kuvuga oya. Abahanga bagaragaza ko mu gihe ibintu biri kukuzaho bihabanye n'intego zawe ndetse n'icyerekezo wihaye, ugomba guhagarara ukavuga oya. Ibi bavuga ko kuvuga oya atari intege nke, ahubwo ko ari uguhesha agaciro umurongo wawe ugenderaho cyangwa se intego zawe n'intumbero zawe wihaye, bityo bikagufasha kuba utagwa mu mutego cyangwa se utakora ikinyuranye n'intego zawe. Icya munani, ni ukugira akamenyero ko gukora imyitozo ngororamubiri. Kugira ngo umunsi wawe ukugendekere neza, ni uko gukora imyitozo ngororamubiri ubigira umuco. Abahanga bagaragaza ko siporo ituma ubwonko bukora neza, umubiri ugasohora imyanda ndetse bigatuma umuntu agira umwete mu byo akora byose. Ibi rero bagaragaza ko ari kimwe mu bintu bizagufasha kugira umunsi wawe mwiza, niba gukora siporo warabigize akamenyero ndetse n'ibindi twavuze haruguru. Si ngombwa kubikurikiranya uko twabivuze, ushobora kubikora ariko ukagerageza gukora byinshi muri byo. Bizagufasha kugira umunsi mwiza, bityo n'umusaruro wari witezweho haba mu kazi kawe niba wikorera cyangwa se mu kabandi, bituma utanga umusaruro ushimishije. Icya cyenda, ni ugukoresha amasaha y'ikiruhuko neza. Ugomba guhindura iminsi yawe y'ikiruhuko ntibe iyo kuba umunebwe, ahubwo ukayibyaza umusaruro. Nta gihe kirenze icyo ufite uzabona, ahubwo ugomba kwiga gukoresha icyo ufite. Ugomba kwita ku mafunguro ufata, kuko usanga hari ubwo impera z'icyumweru zituma iminsi yawe yose y'icyumweru gikurikiyeho uyikoramo nabi, kuko witwaye nabi muri ya minsi y'ikiruhuko cyangwa se mu mpera z'icyumweru, ni ukuvuga muri weekend mu ndimi z'amahanga. Kuko niba weekend yawe yose uyimaze witahira saa 8 umuheha uri kunyarira iryinyo, ibyo bizagira ingaruka ku munsi wawe wa mbere w'icyumweru w'akazi, uzagatangirana umunaniro, bityo ibyo wagomba gukora kuri uwo munsi ntuzabishobora, wisange byirunze ku byo ugomba gukora ku wa kabiri. Nabyo amahirwe menshi nuko utazabikora neza, bigere ku wa gatatu. Ku wa gatatu naho usange uracyafite ibyo ku wa mbere n'ibyo ku wa kabiri utarangije n'ibyo ku wa gatatu, bityo bitume icyumweru cyawe kigenda nabi. Rero iga gukoresha neza iminsi yawe y'ikiruhuko y'impera z'icyumweru, ni kuvuga muri weekend. Ugerageze gupangamo ibintu bigufasha kuruhuka neza, harimo iyo myitozo ngororamubiri, gusoma ibitabo, gushakashaka utundi tuntu dutandukanye twaguhuza ariko ntibinanize ubwonko. Gerageza gushaka ibintu nyine mu mpera za weekend bigufasha kuruhura ubwonko bwawe, bityo ntusubire mu kazi mu cyumweru gikurikiyeho unaniwe birenze uko watashye umeze. Ahubwo icyanyuma bavuga ahangaha ni ugutandukana no gushaka inzitwazo. Kugera ku ntego z'ibyo wiyemeje ni uko ugomba kuba umuntu utagira inzitwazo. Ugomba kwiyemeza ugatandukana no kuvuga uti wenda harakonje, harashyushye, byaratinze, haracyari kare n'andi magambo nk'ayo ngayo nyine y'inzitwazo. Iyo uvuze ko nta mwanya ufite
birangira koko ntawe ubonye. Kandi ibyo abahanga bavuga ko bituma umunsi wawe utagenda neza, kuko izo nzitwazo zawe zizitira ibyo wabashaga kugeraho byose ntubu kibigezeho. Ndizera ko niba twabanye muri iki kiganiro wumvisha ibintu byagufasha kuba umunsi wawe wagenda neza n'umusaruro w'uwo munsi ukaba wawugeraho. By'umwihariko niba wikorera bizagufasha kugera kuri za ntego wihaye. Niba ukorera n'abandi nabwo kandi bizatuma uhora uri wa mukozi uri ku isonga, wa wundi umwaka urangira batifuza gutakaza, bityo umugati wawe ukomeze kuwubona. Ndagushimiye rero, dukomeze tubane ku Rugwiro Media TV, twungurane byinshi bitandukanye bidufasha mu buzima bwacu. Dusubire ubutaha, Imana ikurinde.